Imana rero yuko yampaye abavandimwe ababyeyi bava hafi nshimiye korali ya Kimi mwaransuye nshimiye Upendo Family burya hari abantu bakora mu bwihisho abantu batabizi nabo ndabashimiye Imana ibaha umugisha nshimiye abaragwa hari groupe bagira nayo yarasuye Imana ibaha umugisha n'abakristo benshi barasuye Imana ibaha umugisha gusa icyo mbabwiye nuko Imana izi kurinda ariko ngeze wijwi rirambwira ngo ihuta uburambe bw'ibiganza wirukana urupfu naragenda bikora ndasenga nkirimo nsenga umuntu agutambukaho ari mu modoka nawe aragenda arabireba arigendera ageze ruguru hari azamuka Kamironko Imana yamubwira ari mu modoka ngo subirayo niba ari abantu bakomeze basenge birukana urupfu ndashimira Imana yakuye ukuri namubonye rero mashimira Imana kubona bagaseka amaguru ye abiri ntambago arasa neza nahoze mbwira umugabo we nuraduha izindi mpamvu turaranasa neza haleluya utehereza amashyi menshi
abasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Imana bamugisha kugira ngo dukoreshe umwanya wacu ukuri kandi byose Imana ishimwe yongeye kuduha umwanya uburyo bwo guhura. Abizi ko ni kenshi twagiye tuhurira mu iteraniro online, ariko turashima Imana yongeye kuduha n'uburyo bwo guhurira hamwe mbona mubone. Ku bashyitsi ni Pastor Barore Kerovas, wari mu murimo w'Imana rwose. Yesu ahumye ariko mvuye muri Kicukiro Chapelle Internationale. Yesu ashimwe umunsi imboni. Ndagira ngo rero ufatanye ijambo ry'Imana kanya udufashe guhimbaza abazadufite amakuru meza. Haleluya. Natwe sindi mwenye hirya iyo saga y'amatsiko ndashaka kubabwira amakuru meza abutanye aho amakuru burya abonene y'ibintu n'ibindi, ariko habamo amakuru meza. Reka dusome mu gitabo cy'Itangiriro ibice 45, dusome duhereye ku murongo wa 25 tugere ku murongo wa 28. Igitabo cy'Itangiriro ibice 45 umurongo wa 25 kugera ku murongo wa 28. Aho hantu hasome, hanyuma uze gusoma ubutumwa bwiza. Baza gusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka ibice 24 umurongo wa 28 kugera ku 35. Kaduhere mu gitabo cy'Itangiriro. Haranditswe ngo bava muri Egiputa barazamuka bagera mu gihugu cy'i Kanani kuri se Yakobo. Itangiriro 45 umurongo wa 25. Bava muri Egiputa barazamuka bagera mu gihugu cy'i Kanani kuri se Yakobo. Baramubwira bati, Yosefu aracyariho, niwe mutware w'igihugu cya Egiputa cyose. Yakobo arakakara kuko atabemereye. Bamubwira amagambo yose Yosefu yabatumye. Abonye ya magare Yosefu yohereje kumuhagurutsa, umutima wa se wabo atusubiremo neza umurongo. Abonye ya magare Yosefu yohereje kumuhagurutsa, umutima wa se wabo w'Abayakobo urahenduka. Isiraheli aravuga ati, nibyo bizi, Yosefu umwana wanjye aracyariho, ndajya kubonana nawe ntarapfa. Imana ishimwe cyane. Dusome no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Dusome ibice 24 umurongo wa 28. Luka ibice 24 duhere ku murongo wa 28 tugere ku murongo wa 35. Handitse aya magambo urupapuro rwa 92 mu Isezerano Rishya. Handitse aya magambo ngo bageze ku bugufi bw'ikirorero bajyagamo, agira n'ushaka kugicaho. Baramuhata bati, se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukabukuze. Nuko arinjira ngo agumane nabo. Yicaye ngo asangire nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Amaso yabo arabanguka, baramumenya. Maze ahurira imbere yabo, ntibongera kumubona. Baravugana bati, yewe wibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo 11 bateraniye hamwe n'abandi, bumva bavuga bati, mu kuri umwami Yesu yazutse ndetse yabonekeye Simoni. Nuko abandi babiri nabo babatekerereza ibyabereye mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe n'uko abanya mu mutsima. Imana yacu ifashe cyane. Haleluya. Ndakumva y'umuka uri kura akade umunsi umwe binjira. Haleluya.
nkongeye kwishima kuko bari bamuzaniye ikinyoma gifite ibimenyetso, bamuzaniye ikanzu bagaragiye mu maraso y'umwana w'ihene, agahene barakimupfuye nkaho kubeshya bitari bihagije, bongeraho no kurya ihene kariya, bongeraho n'icya gatatu cyo kuzana indi nkuru, babwira umusaza bati uturebere ko iyi kanzu yaba ari iya Yosefu. Abasomyi ba Bibiliya bavunaguye ubwo nihuse. Yosefu yari yaravukanye n'aba bavandimwe be 12 baramwanga kubera ko se yamutodesheje, aza kumwohereza ngo ajye kureba aho baragiye, baragenda arabanza arababura, ariko umuntu aza kubwira ngo bagiye i Dotani. Yosefu arabakurikira, agezeyo bakibonera kureba ngo Karosi yaje, turamwica tuzarebane na za nzozi. Ntawica isezerano turamwica hanyuma tuzarebe ibyiza za nzozi. Ariko ngo bagezeho witwa Rubeni baravuga ati ariko turisiga amaraso y'umuvandimwe kubera iki? Ngo bamujugunya mu cyobo, hanyuma muhaza kuza abantu barimo batunda abacuruzi b'abahungu. Umwe aravuga ati uyu mwana tumugurishe, iyi ni imari. Baramugurishije, aragiye. Imana yacu dutabare cyane. Yosefu aragenda atandukana n'umuryango, aragenda ajya mu gihugu cya kure, mu gihugu cy'amahanga, mu Egiputa, ku zindi mana, mu yandi moko, mu zindi ndimi. Isezerano se ntiryari rirangiye, ibyo kuba se yamukundaga kurusha abandi se biracyariho. Abahungu nabo ngo babaga ihene barahigira, barangije bafata uruhu rwayo ngo baruzirinda mu maraso, bohereza umugenda yacuritse umutwe, agenda ababaye, ngo ajya kubwira kubika, ariko kubika uwo bagurishije. Hari abantu bazi kwicara ku kinyoma bakumumiriza bagakomera, kandi bagakomeza nkaho nta kibazo gihari. Umuntu aratanga baragiye nyine, umusaza babona ikanzu, baravuga ngo turebere kwikanzu twaketse ko yabariye wa muvana. Muzehe aribonye Yakobo, baravuga ati uyu ni Yosefu n'umwana wanjye, ati nzarinda mpfa ntongeye kwishima. Imyaka yaragiye iba myinshi, ubwo ariko mwumve ko n'ikiriyo cyabaye. Ibura kwa Yakobo habaye ikiriyo, abahungu baraceceka, ikiriyo kiraba baraceceka, umusaza ararira arapfa arahwera baraceceka, hanyuma kirarangira basubira mu buzima busanzwe. Imana izarengera umuntu wayo, ariko wirinze n'ubwo yaba ari mu mahanga. Yosefu nawe aragenda abona akazi mu rugo, Imana ibana nawe, agenda abona twa poromosiyo, bukeye abona umutware w'abandi bakoraga kwa Potifari, bukeye ikigeragezo, igisubizo n'ikigeragezo burya biraturanye. Muka Potifari rero baravuga ati gahungu ariko baramwifuza, kandi uwo mudayimoni ntabwo urasaza, nta makuru amukwiye kumenya. Mudayimoni wo muri Muka Potifari burya ntabwo yashaje, ariko n'imbaraga zari muri Yosefu ziracyakora. Haleluya, nasofira Imana ishimwe. Nabwo ndababwira amakuru meza uyu munsi. Yosefu muzi uko byagenze aranesha, ariko arafungwa. Abandi ntibari wabasaba ikibazo bafite, kugira ngo hano wari wakabwira n'umusaza ati ariko twarahemutse, reka bibaho. Igihe kiza kugera, Imana ni nziza cyane, kugira ngo Yosefu inzozi yarose zizasohore. Imana iteza inzara, Imana ibirabishatse teza inzara irakwira muri ako gace kose k'uburasirazuba bwo hagati, ariko ibiryo biboneka muri Egiputa. Kandi Yosefu hagati aho yari yaratabawe, kuko Imana yacu nuko abantu baba bataramenya ko watabawe kugira ngo utabare. Hari abantu batekereza ko ibasha kugutabara amakuru bakazayamenya, nkuko ibasha no kugutabara mukayamenyera rimwe. Hagati aho yari yaratabawe, yaravuye muri gereza kubera impano y'Imana yari muri we, ariko kubera ko yari yarubashye Imana aratabara, ahabwa manda 2 nta matora abaye. 2 muri Imana yaguhereza ikaguha ibyo abandi babona bose. Umushumba yerutse kutuganiriza iryo jambo nanezerwa cyane, aravuga ngo abantu mu ndimi baha bagisinzira. Yosefu yarafunzwe imyaka 3,
14 irindwi yo kujera igihe cy'uburumbuke n'irindwi yo kujera igihe cy'intambara cy'inzara. Si 14 yuzuye se? Kandi si yo gusa yakoze, iyo ni izwi. Mani bagitanga ibizwi bibare kigatanga n'iby'abantu batabara. 14 nta matora, nta guhindura minisitiri wa finance cyangwa w'intebe, sizi poste yarari, ariko imyaka 14 yo yarayizeye. 14 y'Imana cyangwa ikavuga 14 yawe. Myaka 14 nta matora. Farawo aravuga ngo kandi muri iyo myaka yose nijye uza gusubira. Hari impano y'Imana yari muri Yosefu. Itangaza Farawo aravuga ati twakura he? Hanyuma rero bavandimwe igihe cyiza kugera bamenya amakuru k'ibiryo amahahiro asigaye mu Egiputa bajyayo. Bagezeyo kugira ngo baguhahire umwetranje cyangwa umunyagihugu byasabaga byakabikunda kugera imbere ya Yosefu kandi kumuramutsa kwabukundamo gapfukamo. None bagenze ute? Bagezeyo bamwikubita imbere. Yosefu arabareba arabamenya. Ni inkuru muzi. Narabibaza n'inshuro nk'enye bamwikubise imbere inshuro nk'enye. Arabareba arabamenya. Igihe kiza kugera arabibwira. Ni inkuru ndende cyane. Najyaga ngisoma n'umwana nkari. Mbona abo bahungu bari abantu babi, ariko nagera ku gutabarwa kwa Yosefu kugira ngo abone imbaraga z'Imana. Umurage yakuvuzeho bizasohoka. Bidakira bikase. Korona yaza itaza ibijuru byaravuganye nawe. Ntabwo ikibazo ari korona. Bamwikubise imbere inshuro zirenga enye. Igihe kigeze arabibwira arababwira ati ni Yosefu wawe ntimwagwishije. Urumva iryo tangazo ariko uzi ko yababwiye uko avuye mu buroko ariko uwo yafunze kugira ngo bamuzanire Benyamini. Ni inkuru nakwisomera ntabwo ushobora kuyitindaho. Ariko arababwira ngo rero amakuru mutari mufite ntabwo iyi nzara mwayihahira mwazagwa nzira, ahubwo mugende nataracyari ko batarahari. Ijambo rya mbere mu gusubiraho ntimutonganire mu nzira ndabiyama. Ijambo rya kabiri ntihagire ubwibara bw'igihe muri mwe mu isezerano ryanjye byageragezaga. Ijambo rya gatatu mugende muzane data kubera ko inzara izatinda mwazagwa nzira muhaha. Umuntu w'Imana agira n'ubwenge agatanga n'izindi nama. Ijambo rya kane muzamuzane ariko kugira ngo azemere ndabaha ibimenyetso. Imana ijya ibwira umuntu ibintu ikamuha n'ibimenyetso ko ari yivuze. Nimugenda mukamubwira ngo Yosefu aracyariho biragoye ko ari bubyemere kuko mwamubeshye ikinyoma gikomeye kandi kimaze igihe. Icyo akora Imana ishimwe cyane mujyane ibimenyetso. Cyane ibimenyetso ngo abapakirira amagare yabo, abapakirira ibintu n'ibindi nk'ingamiya zigenda zihetse n'amafarashi, ngo bageze imbere baravuga ati rero data Yosefu aracyari. Yesu ashimwe. Abaho umunsi umuntu akumva inkuru uruta izindi. Baramubwira ngo muze Yosefu aracyari. Sinzi uwatanze ririya tangazo wanyu ushobora n'inama Yuda ni kubera iki? Ntabwo muzi wenda umushumba azatubwira neza dutarama kuko igihe kizagera abantu umwana mugire batarama. Zaba yarabisomye atubwira ngo baramubwira niba baravugiye rimwe, niba baravuze bati cyagihe niba utaravuze ijambo igihe twamugurishaga wari bamuvuga. Ariko uko biri kose Bibiliya yatubwiye ngo bageze baravuga ngo Yosefu aracyari. Iyo si inkuru nziza. Cyangwa uyu munsi ukumva inkuru igusanye n'ibyo umaze iminsi wumva by'ibidogo by'ibikida bitagufasha bitaguhumuriza bitagukomeza. Aracyari. Ntabwo byoroshye. Umusaza Bibiliya ntiduha amakuru yose ngo itange na detaye. Yakaba yarabasha kubasha. Aracyariho. Cya kiyoze twakoze yakazi ko nabonaga ari iki. Urabara mubwiye bati buriya muzehe hereka kugira ngo uvuge inkuru nziza urabanza ukatura neza. Urabara baje bavuga ati rero wihangane tugiye kukubwira ibintu amatwi yawe yaratabumva.
wibuka n'akarikirica niko umuntu ajya yashinga iyo yagendewe ushaka kwatura abaza ngo ufite umwanya ngo tugutekerereze buriya barabanje baramutekerereza baramubwira baterega ukutureba twarahemutse niba uri buduce niba uri butwirukane niba uri bugire ute ariko ireto kuko tuva ku kinyoma tukaza gukura igihe cyo kuvuga ukuri kijya kibaho hatitawe ku ngaruka bishobora kuzana muka w'Imana yagutugaritse bakuvuga niba uri mu duce ntitubizi icyo akora cyo tuzi Yosefu aracyari ariho hariho ni n'umutware kubaho yaba ariho ariko abayeho nabi bashobora kuba bavuga batariho ariko ariho n'utari oya ntabwo ari ukubarwa ariho kandi n'umutware ushumba ndavuga ati isi ntiyashize iyo nkuru yatumye isi ishimutse muzehe umutima urakata c'était tellement bon qu'il n'a pas cru byari biryoshye tellement ko atari kwemera ko ari ukuri baramubwira bati rero urabizi ko twarabeshye rimwe byagora kutwemera ariko nutamwemera dore ibi bigize yaduhaye ikaje ibi byose ukurikije amafaranga twajyanye tugiye guhaha ibi ntiyahaha niwe wabiduhaye rero tukubwire ngo biguhamirize ko ari Mana niza hari n'ibimenyetso bizagaragaza ko yakugezeho ntabwo uzavunika wisobanura cyane kandi n'uyu munsi bihamya birahari muri abo buhamya twumvise burya ntabwo ari ibintu abantu bahimba hariya amakuru y'ukura mubyeyi ariko munayazi igihe cy'urupfu rwa se bavuga baterega no kwa Joeli tubanza turi buve hano tujya no kwa Joeli ariko Imana yarahaba Yesu ashimwe cyane igihe cyo kumva amakuru mabi kibaho ariko ku bantu b'Imana Yobu yaravuze mbere hariho ibyiringiro ntabwo igiti gihora cyumvira kikongera kigatoha kikazana amashami y'ibitontome haleluya kandi naho bitayo yaravuze ati nzi ko umucunguzi wanjye igihe kizagera hagarara mu isi Imana ishimwe amen Yakobo ntiyumvise inkuru nziza se iyi nkuru ni nziza kuri Yakobo aho ni mu buzima busanzwe yari yarabuze umwana we aramubwira atariho kandi ameze neza kandi arakudutumye uzi umusange dore guhari n'intacyo ariko mu nkuru nziza zabaye mu isi zitazagira iyiruta nuko igihe cyageze Imana igasohoza isezerano umucunguzi akaza mu isi wa undi Yobu yavugaga ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho kandi igihe kizagera agahagarara mu isi Imana ishimwe cyane Mose yari yarabihanuye nawe nyuma aravuga ngo Imana izahagurutsa umuhanuzi muzamwumvire hanyuma abahanuzi rero twese ntiduhanura kimwe bamwe bakavuga ngo ndamureba ariko aracyari kure Imana ishimwe cyane igihe cyabageze Yesu araza uzi ko Yesu yaje mbere y'uko aza inkuru y'ibya Yesu iratangaje uzi ko Mariya bamubwiye bati ni wowe uzamubyara bamusobanurira neza ko ari Yesu azabyara agahita yibagirwa ko afite fiyanse yaravuze ati niba uko bimeze bivuze bigire imbuto haleluya Yesu yakwemeza n'ibya fiyanse ntabwo se Mariya yaravuze ati bigirirwaho yibuka ko Yosefu agihari reka umuntu ari mu mwuka wenda yabitekereje nyuma ati ndarikoze ariko yari yamaze gutanga yego ye Imana ishimwe cyane aravuga ati ibyo ngibyo niba ari Yesu uzabyara ndabyemeye hanyuma agarutse mu mubiri aturage ko Yosefu we biri bugende biti uko bizagenda si ibyawe uko bizagenda si ibyawe ubundi buhanuzi bwaravuze ngo nihagira ikibatekereresha ukundi Imana arakizakibanisha undi Yosefu yaravuze ati ndabivamo ariko ndabivamo mu cyubahiro ko Yosefu yari umukiranutsi ndabivamo mu cyubahiro
Mariya urayira mu bashira ariko uratwika ndatwika niyande uri mwuka we iryo jambo kwa wari bwira fiyanse akabyumva zakugora kuvuga ngo wafite iwe mwuka we kawari no muri yobozi ntabwo babyumva ushumba yageze kutubwira ko yageze ahantu Mariya yari yaramwigishije buriya hari ibintu bitanditse ariko byabaye ibibazo batambye muri yobozi mwuka se mwuka nubwo bari abisirayeli bashobora gusoma ngo umwara zarasamira ariko Bibiliya ntiyaravuze ko umwara ari Mariya ubwo yari yarabivuze se hasi yakenge kanaje umuntu ashobora no kuvuga ati yeye reka tubyemerera none se Imana ni injiji ku buryo ibanza ikareka Yosefu akarambagiza kubera iki yaje Yosefu ari cyo wagisobanuza iki baravuga bati rero Mariya waba ugiye kuruhande tuzabyiga tuzagira gute tuzabyiga siko bakwigaho abantu bakwigaho kuko abantu bose ntibayishukire ariko niba ari Imana igihe kiragera si Imana bikigaragaza Imana gushuka Mariya muri Hiroshima yibagirwa ko afite fiyanse kugana ku musozo Mariya yibagirwa ko afite fiyanse cyangwa niba yaranabyibukaga ariko ibya Yesu bigira imbaraga ku biti by'abantu aravuga ati je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole ndi umuja w'Imana ibyo uvuze ubwo maze gusobanukirwa neza aba nanasobanura arasobanura ariko njye nta mugabo ngira Marayika aramubwira ati icyo si cyo kibazo umwana ntacyo udashoboye umwuka azagutwikira imbaraga z'isumba byose zizabaho ariko umva amakuru neza uzabyara n'icyo azaba ni Yesu uzanamwita Yosefu bya Yosefu Imana izabyibuka kandi yarabyiyumviye ko bakitekereza kumubenga nawe aragendererwa nijoro ariko aramusura Imana idufashe cyane Yakobo yumvise inkuru nziza Yakobo ahabwa ibimenyetso ko Yosefu akiriho Yakobo aratumirwa ngo nasange Yosefu ariko abantu bagira kwizera baratangaje mbere yo gupfa Yosefu abwira ababa ati rero Imana ntizabura kubagenderera by'amagambo aratangaza Imana ntizabura kubagenderera nzabina igihe izaza mukaramuka mutaje amagufa yanjye muzayijyamo muzi ko abatarize Imana babwiye mu butayu amagufa y'uwizeye akagereka nabi ayo makuru murayafite abatarizeye bambutse inyanja itukura bageze mu butayu bubariye batakwizeye babukuyemo ariko Yosefu wavuga ati ayanjye azagereka nabi yageze ati neza kwizera n'igitangaza ndashaka kubaha ingero z'abantu bumvise inkuru ya Yesu ikababutira ibindi bari barimo banaribabwiye bari wavuze atuva ibya fiyanse nibe bigiye ku ruhande iyi nkuru irabiri umugabo Zakayo yari mu biro yari umukozi uri mu kazi ke ko gusoresha asoreshereza leta y'i Roma ariko ngo aza kumva ko Yesu ageze i Yeriko arabyumva neza baramubwira bati Yesu ari kunyurira uzi ko Zakayo yavuye mu kazi uzi ko Zakayo yacinze ibintu uzi ko Zakayo byamuzanye bimurusha imbaraga yahagera agasanga ngo hari abantu benshi akemera icyubahiro akakirekura arakirekura arirukanka ngo nyura ku bantu yibuka reba bose yibuka ariko Zakayo yari azwi burya nta mukira aramenyekana umukira agira ati ko mutari kubyikiriza se ko atari byo bizanye ntabwo ari iby'ubu Zakayo yari azwi nk'umukire kenshi abantu bakunda bumva abashumba abapasitoro ngo bamenye abakire gusa n'abakene tuba tuzwi hari iyo umuntu agira ubukene nabwo bukamenyekana kuzuza ibyangombwa nabwo byagatumva ati runaka arakene uko bavuga umukire n'ufite ubwujuje ibisabwa nawe aramenyekana nta kundi wese twagira dute uwo hagati na hagati yagiye yenda Zakayo yari azwi ko ashaka kwivugira muri uko kumenyekana kwe inkuru
inkuru ya Yesu irusha imbaraga. Aravuga ngo nubwo abantu bose banzi, nubwo bazi ko nyize, nubwo bazi ko ndi umukozi wa leta, ariruka yurira igiti. Intego ngo ndashaka kureba Yesu. Nta kindi yashaka, nta mafaranga ashaka gusaba. Zakayo ntiyararwaye barashaka gukira. Zakayo nta muntu yari yahenze ngo azane umurwayi wa Yesu. Yaravuga ngo ashaka kureba uwo mugabo. Rero mwumviseho ibintu nta bya Yesu ubundi wowe ngo bikurusha imbaraga bikuzanye. Ubwo se bagize ngo twageze ahangaha mu rusengero tutavuye mu kabari. Twasanze bavuga ibya Yesu twumva ni bizima. Haleluya. Twumva ni bizima, turavuga ngo ahangaha tuzaguma baduseka bataduseka batwita uko bashaka. Iyo uje baravuga nanjye nza baravuze, nawe umunsi wazaga baravuze, ariko ibyo bavuze ni bito ugereranyije n'ibyo wumvise. Haleluya. Kibarabwiye batakazi kagiye kukunanira rero ugiye muri biriya. Ndahamya ko ariko nabakoze neza. Hereza Yesu icyubahiro. Ndahamya ko ariko nabakoze neza. Zakayo ava mu biro ngo ndamureba. Mana ishimwe cyane, Yesu ni mwiza. Zakayo yaraje yurira igiti. Yesu akigeze munsi, Zakayo ntibyamusabye kunyeganyeza amashami kugira ngo Yesu ararame amenye ko hari umuntu uyama. Uwo mutima bahagirana, uwo mutima ushaka kureba Yesu. Yesu ari umuntu ugihaguruka. Ngo ageze munsi y'igitabo ati Zakayo ururuka, uyu munsi ndashaka kuza iwawe. Kandi ndaharara. Yesu yaje iwawe ashaka kuhatinda. Biriya gifaransa bavuga ngo je vais demeurer chez toi. Demeurer ntabwo bigitaraho ngo je vais venir chez toi. Je vais demeurer, ndahatinda, ndahaba, kandi yarahaba. Imana ishimwe cyane. Amen. Zakayo inkuru y'ibya Yesu imuvana ku biro. Nikodemo yarabyumvise, ariko Nikodemo ndamukunda cyane. Nikodemo abyumvise akaba umwigisha mu Isiraheli, akaba n'umutware mu bwoko bwe. Ntabwo tuzi icyiciro yari ahagarariye. Hanyuma ariko yumva hari undi mwigisha waje makuru y'ibya Yesu uriya n'abataraje ubwo batamwumvise. Arabyumva bimugiraho imbaraga, arabyumva ariko icyubahiro n'izindi bariyeri n'izindi mpamvu zikomeye zatumaga atapfa kugenda zirakomeza ziramujisha. Ariko aho bigeze aravuga ati ni hahandi nzajya yari nijoro ariko murebe. Nikodemo mwiriwe ariko unahaba barimo utambira utarashitse muhaguruke aterakareka batambona atagira n'undamenye ko nateraniye. Ntacyo bitwaye ubwo waje, twese nuko byatangiye. Nikodemo baravuga ati jyewe mfite impamvu ziri sosiyologike, impamvu zijyanye n'uko ndi umuyobozi, mfite impamvu zijyanye n'uko nsanzwe nigisha. None rero kandi Yesu uwo bavuga ugaburira abantu, ukiza abarwayi, uzura abapfuye, Yesu uwo bavuga wigisha birenze uko twigisha, ngiyeyo abantu bakabibona banca. Ariko ndagera ko byari byamushije imbaraga. Barananyumva nijoro byari gusa abantu bari gushaka Yesu kugorora. Amakuru mufite kugira ngo se muri Gobyori hajyayo gusa abamuzi ko nigeze kunyarukiraho nkahurirayo n'abantu badashaka Imana. Iyo unyarukiye muri Gobyori hambere bikeye amaruhuriro n'abantu utanakeka kaba wakoze uyu nawe se ajya agerera iri, ariko nta muntu utajyayo. Ngo nuko agenda nijoro. Nakumva ibintu bibiri cyane kuri uyu mugabo. Baraganira, yagiyeyo bashaka kuzana ubwenge. Yesu aba yamubura, bashaka gutangira kumubwira ati umwigisha mwiza. Rero Yesu aramubwira ati ibyo by'ubwiza n'ubwigisha mubyihoreye, ahubwo dore umubwira ikintu gikomeye. Birakwiye ko umuvugo ubwa kabiri. Ndati kuvuga ubwa kabiri nyakubahwa niki? Yesu aramubwira ati ese wowe umwigisha ati none wigisha iki niba utigisha umuvugo ubwa kabiri? Waba wigisha iki niba atari ibyo wigisha?
amutekereza ibyo kuvuka ubwa kabiri, kubyarwa n'ijambo. Imana ishimwe cyane. Nta handi hantu twongera kubona cyane Nikodemu, ariko hari ahandi hantu tumusanga. Dusomye ubutumwa bwiza bwayo bwanditswe na Yohana, ngo hari igihe cyageze impaka z'impaka, ndetse mu bigeni igihe abatambyi n'abandi bantu bakomeye n'abanditsi batuma abasirikare bati mugende muzane uwo mugabo, mumuzane. Abasirikare baragenda, bageze kuri Yesu ngo basanga arimo kuvuga ibyo yavugaga, ntabwo Bibiliya bitubwiye. Abasirikare bateze amatwi, ngo aho bigeze barataha, ariko bagenda batagize gute, batamujyana. Aho bwari abasirikare batumye umuntu bakamugeraho ntibakuze, ugomba kuba atari kenshi. Bamugeze ngo arimo kuvuga, avuga iki? Oda ni oda. Ariko mu basirikare ngo baragarutse babwira babatumye batuva, nta wundi muntu turabona avuga ngo hereza Yesu icyubahiro. Ngo barabavuga ati kuki mutamuzanye, batumva twasanze yigisha. Nta wundi muntu turumva uvuga neza nkabo, ntawe tuza. Nikodemu bakaba yicaye muri iyo ntebe, abonye abo bamutumye batamuzanye, Nikodemu aravuga ati ariko n'undi twari dukosheje, ubundi amategeko yacu hajya ubundi ajya yemera ko twacuma umuntu ubanza tutanamwumvise ra. Ngo baramuhindukirana bati nawe se wavuye i Galilaya? Burya nawe utubamo ujye umuvugira. Ako kaba karatambutse, ariko nusoma neza uzasanga Bibiliya ivuga ngo nuko Nikodemu wabo bagiye kureba Yesu n'ijoro cyagiye, ngo aravuga ngo twari tugiye gukosa. Ahandi hantu Nikodemu yongera kugaragara, hagaragaza ko guhura na Yesu nubwo yari iminota mike ariko kuvuga ahura mukivuganira, hari ikimenyetso gihora kigaragaza ko mpamvu. Uzi ko Yesu amaze gutanga ku musaraba, mu bantu babiri batinyutse, babiri bakajya kumushyingura, harimo umugabo witwa Yosefu w'Arimataya na Nikodemu. Nuko Yosefu w'Arimataya ajya kwa Pilato gusaba umurambo wa Yesu, we na Nikodemu ngo bajya kumushyingura. Nikodemu ngo azana ibihumbi, bavuga n'umubare w'ibirungo. Muragira ngo nta muntu wese washobora. Bibutsa ko Yesu yari yishwe na leta y'i Roma n'idini. Ibyo bintu uko ari bibiri bigira imbaraga, niba ayo makuru utayafite uzayi ndayavuga. Umuntu leta yiciyeyo n'idini bafatanyije, we wajya kumushyinguza, waba uri imbere. Ariko abo bagabo babiri baragiye, ngo yari yiviriye guhinga mu mirima ya gusoza. Uyu mugabo nawe ndamukunda cyane. Yari avuye mu mirima, ngo ageze mu mujyi akubitana n'itara ry'abantu, abantu benshi, ngo baherekeje Yesu barimo bamusohora mu murwa bagiye kumubamba. Simoni, Bibiliya iravuga ngo nuko Simoni ngo se wa Rufo ko bari ko yanditse, ngo baramwinginga, ngo bamutegeka gutwaza Yesu gusaba. Bibiliya iravuga ngo ni se wa Rufo. Rufo yaje gukizwa kubera ko Simoni yageze mu rugo, arababwira ati nahuye n'ibintu mu mujyi byanyobeye, nta makuru mwamenye. Hari umugabo babambye abantu batatu, ibisambo bibiri n'undi mugabo. Uwo mugabo nanamutwaje umusaraba, arimo arabwira umugore n'abana. Byaje kuvamo ko umugore n'abana baje gukiza. Rufo yaragize neza, kandi nta wundi mubwiriza n'ubutumwa babonye, ni se wari ubabwirije, arabwira ati natwaye umusaraba w'umuntu, bamubambye nabi, uko yatanze nareba, nuko igisambo kimwe cyapfuye n'ikindi nareba. Umva, babambye benshi. Uko ababwira umugore, ya nkuru iramufata, na Rufo iramufata. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu Pawulo mu Rwandiko yandikiye Abaroma ibice 16, kugira ngo mu murongo wa 18 reka musome, hari aho atanga intasho, yarangiza akavuga ngo munsuhurize, reka nze mpasome. Mu ntasho yatangaga Pawulo, yavuze ibya Galiyo, ariko aza no kuvuga iby'uwo Rufo. Umurongo wa 13,
mu ntahirize ibice 16 mirongo 12 mu ntahirize Tirufayina na Tirifoza bakorera mu mwami wacu, mu ntahirize Perusi ukundwa wakoreraga mu mwami cyane, mu ntahirize Rufo watorajwe mu mwami na nyina ni nka mama. Rufo, uyu Rufo usanga ari wa uvugwa muri Mariko bice 16 muri Mariko bice 15 umurongo wa 21. Mariko bice 15 umurongo wa 21. Rufo uwo nguwo batahije bakava ngo na nyina Pawulo bavuga ngo na nyina ni nka mama, yakijijwe kubw'ubutumwa bwiza yumvanye ise. Bice 15 umurongo wa 21. Uwo murongo uravuga ngo batangiye umugenzi waturukaga imusozi witwaga Simoni w'umunyakurene, ari we se wa Alexanderi na Rufo. Se mwumva Rufo atarakije nk'uya Yesu yakomeye, nk'ubwo wayivuga wikinira, hari abayitega amatwi bakavuga bati ngo turayakira. Haleluya. Uyu mugabo yari yiviriye muri bizinesi ze, ahewe ku musaraba abitegetswe n'abasirikare, babamba Yesu ahari atashe atekerereza aho kuvuga tuva ibintu byabaye mu nagatangaza, agera atwara umusaraba umwe muri arabatekerereza. Igihe kiza kugira Rufo na nyina barakiza. Pawulo aravuga mu ntahirize Rufo ndetse na nyina nka mama, kugira ngo Pawulo atashaka gupaganiza abantu babishimwe cyane. Yesu amaze kwicwa agahabwa akazuka, umugore wa mbere witwa Mariya ngo yari yirukanse agiye kumva, ahageze asanga Yesu yazutse. Marayika aramubwira ndetse na Yesu aramubwira ati ihute nazutse sinkibarizwa mu bapfuye. Ngo araza abwira ababo bamugani bamushumba bacu, abwira ababo ariko yazutse n'ikimenyimenyi viraragara, ngo barabyakira. Ariko ubundi bamwe babigira impuha z'abagore. Abigishwa bari batangiye kuva muri Yerusalemu, bamwe bacitse intege, ngo bagenda baganira mu nzira, baganira. Yesu araza, Yesu wazutse aragenda ari muzima, ngo agendana nabo, barabaza ati ariko mwa bagabo mwe muravuga ibiki? Umugabo umwe witwa ngo Kleopa baramureba ariko atangaye, uruwina hajyamo ni wowe wenyine muri Yerusalemu utazi ibyabaye? Ati se habaye cyatwo nta umuntu w'Imana, umugwaneza, nta wakagiriye neza, bikaba baramwishe ejo bundi kuwa gatanu baramwishe. Yesu rero bafata umwanya ngo abatekerereze ibyanditswe byose nuko abahanuzi bari barahanuye ibye. Baravuga ati mwabapfapfa mwe, Yesu uvuze si ibyo byagombaga kumubaho. Ariko kuko abatekerereza, uko ababwira ibyamwanditsweho, ngo bakagenda bafashwa. Haleluya. Nakwifuriza kudufashwa n'izi nkuru, ngo bakagenda bafashwa, uko ababwira ati abahanuzi barabivuze bagafashwa, uko ababwira ati niko byagombaga kugenda bagafashwa, bakanezerwa. Ibyabo umubabaro bigenda bibashiramo, ngo bageze hafi y'ikirorero, ngo arabango basa n'ubanyuzeho kubera ko banezerewe, kubera ko bafashijwe. Ngo baramubwira ati ariko waretse tukabona n'ubundi ko bunije. Haleluya. Kugira ngo si wowe ibya Yesu yumva yabivamo, ngo baravuga ngo reka tugumane bwije. Ngo arabemerera binjirana mu nzu, ngo bageze mu nzu ngo yenda umutsima, ngo arawumanura, ngo arawubahereza. Ngo bagiye gusa n'abamumenye, ngo arabuze. Abuze rero baravuga bati yo ntimwibuka ukuntu akituganiriza, kandi nta kindi yari yaganiriye, ngo ni ibimwerekeye. Wibuka ukuntu imitima yacu yarimbuwe neza. Bifurije kujya uryoherwa n'iyi nkuru, kuko iyi nkuru iruta izindi. Ntabwo zoreje, nawe makuru meza barifi. Yakobo aramubwiye ngo Yosefu ni muzima, ni n'umutware. Iyo yari inkuru nziza itangaje, igitangaza kuruta kuri ku bindi byose. Ariko noneho twebwe uyu munsi ndashaka kukubwira ko Yesu ari muzima, kandi si umutware kwa Farawo, ahubwo ni umutware w'ijuru n'isi. Haleluya.
ikurikiyeho Yesu azagaruka, tubyirengagize azaza, tuvuge ko ntawe uhari azaza. Iyo nkuru isi irayitegereje. Niba byose mubona turimo burya biratuganisha ku kugaruka kwa Yesu. Iyo nkuru rero niba barabwiye Yakobo bati arahari, Yakobo akavuga ati tugende mureke natwe twitegure umwami wacu muzima. Haleluya. Yesu ni muzima. Barabyumvise, Petero ariruka ajya kumva, ariko ngaza no kubasanga aho bicaye barabwira ngo amahoro abe muri mwe, amahoro abe muri mwe. Yesu wazutse ni muzima, ni umwami, ntabwo ari umutware. Ubutware buzashira, ni ubutware buhoraho kandi azagaruka kwimikwa. Ndagira ngo dusenge Imana. Ntabwo nzi amakuru wenda yo muri iyi minsi, nta nubwo nzi imbaraga yakugizeho, ariko ndashaka gutangariza umaze iminsi ku makuru y'urucantege ko hari inkuru nziza y'uko Yesu ari muzima kandi aragukunda. Haleluya. Yesu ni muzima kandi aragukunda. Umaze iminsi ku makuru y'uko akazi kahagaze, ariko Yesu ni muzima kandi yakugaruka utandukanye. Kandi biteye ingero zirahari muri uyu mujyi, hari abatunze ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ariko Imana icyo yakuvuzeho cyagutunga. Duharanire ko Imana ituvugaho, duharanire kugendana na Yesu, duharanire kumwiha rwose, duharanire kumva inkuru ze no kuzitaho no kuziha agaciro, kuko ibyo bikubiye mu buzima. Muririmbyi yaravuze ngo nkunda kumva bibaho. Haleluya. Ayo makuru aravuga ngo nkunda kuyumva, kandi Imana yanjye nanjye yumvise ndanezerewe. Ukajyana Yesu akakuvugaho ayo makuru bari ayo ngayo arimo ibiryo, ayo ngayo arimo abagabo, ayo ngayo arimo abagore, ayo ngayo arimo ubukwe, ayo ngayo arimo ofisa. Ayo makuru ya Yesu arimo imyambaro, amakuru ya Yesu arimo gukira indwara, amakuru ya Yesu nta kitarimo. Harimo na poromosiyo ku bafite akazi. Iyo umwegera akayakubwira ugira ati nta kibazo gihari, atari uko ibibazo bidahari, aravuga ati nta kibazo gihari. Imana ishimwe cyane. Ngo bamaze kuyumva, ababigishwa bava mu Yerusalemu bari bacitse intege bagenda bavuga bati byararangiye. Ngo bamaze kumenya ko hariho, barakibirana basubira i Yerusalemu, nabo bajya kuvuga inkuru nziza. Uze gutahana inkuru nziza, uze gutahana inkuru y'uko Yesu ari muzima kandi ko ibinaniranye barabishoboye. Uze gutahana inkuru y'uko Yesu ari muzima, baramubwira ngo aracyariho kandi ntariho gusa kuko ni umutware. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana, natwubike imitwe yacu gusenga. Ushaka gusengera umuntu wari umaze iminsi ku makuru y'urucantege nawe akumva arazicitse, Imana idufashe cyane. Aho ntumaze iminsi ku makuru y'urucantege nawe ukumva ko gucitse intege, ukumva Imana yarakuretse, ukumva Imana itagihari, bakaba barakubwiye ngo ntabwo byarangiye. Yesu ni muzima kandi ni umwami w'isi yose, ni umwami w'isi n'ijuru, w'ibihe byose, udakurwaho n'amatora. Yakobo yumvise inkuru nziza, nawe ndagutangariza inkuru nziza yuko Yesu mwemerere, mwakire. Yesu ni muzima. Reka umuntu ukeneye isengesho muri aka kanya ageje kudusengera ahaguruke mu mwanya wawe. Haguruka niba wumva umaze iminsi usunika bikanga, ukagusenga Imana. Amakuru y'urucantege bakiriye ni menshi, ariko tukuzaniye inkuru gukomeza. Yesu ni muzima. Bakubwiye ko bitazakunda, ariko Yesu aravuga ko bikunda. Bakubwiye bya bintu byose byaguciye intege, ariko Yesu arakubwira ngo mwana wanjye ndahari ku bwawe. Reka dusenge Imana. Muri aka kanya ndashaka gusengera n'abantu bashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubwami, nabo bahaguruke muri abo. Bongeraho icyiciro cya kabiri, abantu bari bakijijwe bakagwa bagasubira inyuma, nabo bahaguruke muri abo dusenga n'Imana. Mpamvu zituma abantu bagwa ni nyinshi, ariko Yesu aracyateza amaboko yo kwakira. Reka ningige mushumba, ngire hino gusenga Imana, ingingira aba bantu batahana inkuru nziza. Muri urucantege oya, Yesu ni muzima. Yesu afite ubushomeri urimo, yabasha kuguha akazi.
kuhubiri amagambo ya Yesu, nipe habari ya Yesu iandike rohoni, na uniimbie zaburi ya kumsifu. Haleluya! Yo, sifa za Mungu. Haleluya! Mutasha kaburi mwambani alipotoka. Mbira makuru, ndirimbira n'indirimbo biruta izindi zose. Ntayandi makuru. N'amakuru meza. Imana itubire neza uyu munsi. Muwandike Imana impaye makuru. Kandi meza. Uriya Simoni bavuga ko ari umugore nyakuyabura, ariko n'ubu umuryango we uri mu Bwongereza bagize site zose mu Israel z'ibicuruzwa kandi amafaranga menshi, ariko iyo ugeze i Getsemani uriya yahubatse urusengero rwiza ntirwishyurwa, niba barishyura n'impamvu niyo hari urusengero rwiza, iyo ugeze muri urusengero rwabita nkabona ni agasengero kangana nako, ariko kose neza karibiza kubatse n'umuryango wawe, ariko ni impamvu yaramaze kumva amakuru menshi. Zamura Yesu ibiganza, haleluya! Zamura Yesu ibiganza, amakuru meza. Hariyo abantu bazi kuvuga amakuru, bayize kuvuga amakuru atari, lakini ni porojo. Kiswahili ni porojo na mungamwanga tu habari za porojo, lakini tuna habari njema. Zamura Yesu ibiganza, haleluya! Amakuru meza, ndababwira amakuru meza. Haleluya! Yosefu ndiye apfuye ariko kandi ateka na n'umuntu baranga kona kubahanuye ko amen amen kasema data wa Yesu tura Thank you.
Kandi ubwira yasezeranye igira gute yemwe zirasohoza